yewe navukiyemo ndapfa rero ngo afite amazi kujya abana babiri b'abahungu avuga ati reka none rero giye gute tuye turekeye akwera ubuzima bugoye umuntu ambona kangira imbaza twese ko kwimwe kwa mukozi y'Imana ko koreka mu ipantaro umudamu yamwe ipantaro ebyiri z'abagore nge mpinduranye kuko ngiye kubwiza ahantu nambe ipantaro itise iracika icika imbere y'itiraniro mama abibonye agira akababa amubabaro aza arihuta afata agatenge akanereka wo gukenyine akazinga neza ngo Dawidi yaratambaga atakanshiraho kugira ngo yine bantu bose batareba ko yindi ipantaro acize. Aramuhura TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza umusemburo w'agakiza. Aramuhura TV. Shimwe bakunzi barabohora TV, tunejejwe n'Imana mu mitima yacu. Uyu munsi Imana yawuduhaye kugira ngo tuwuramiremo, tuwukoreremo Imana, tuyishimire iby'imbaraga yakoze. Rero turabashuhuje mwese aho muri mugira amahoro. Amen. Uyu munsi rero dufite umushyitsi Imana yaduhaye ngo aganirize ubwoko bw'Imana. Reka tumusaba twibwire. Yesu nashimwe. Amazina yanjye nitwa Nzirorera Jean Dodier. Ndo umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe. Kantu ikinyinya ariko ngabambarizwa mu itorero rya ADEPR Batsinda Province ni Gasave. Nubwo banye nuko nyine ni presence yuko nivuze yinuko meze. Nzirorera twamwumvise, Imana iguha umugisha. Nzirorera hari ibintu Imana yagukoreye mu buzima bikomeye. Ese Nzirorera tumenya amazina ye, ni gute Yesu yakugiriye neza? Ni gute wabwiraho abantu gatoya utarinjira neza mu ijambo ry'Imana? Rero no kuvuga ngo ngewe ni Imana yavanye ahantu habi. Nge ntari kwikora. Icyambere nabaye mu buzima bugoye butuma nsaza. Menuka muzehe mfite imyaka 25, bakavuga ko mfite imyaka 75. Nabaye mu buzima societe abantu muri societe nabagamo baranca. Imiryango imvaho. Abavandimwe banyita umusazi. Ku busenyo naho bafata nk'umuntu umusazi. Ariko uyu munsi tuvugana hari amateka Imana yahinduye ku buzima bwanjye. Iyo umuntu nambaye busa, nambaye imyenda y'abagore n'amipano z'abagore, abantu bagiye bampa imyenda bakankubura imyenda bitari ku muntu ambonye ukuntu meze, nambaye ikote ry'umukara rihinduka ikigina riracuya. Kuba wambaye ikote ry'umukara rikajya yicuya umva ko ari ubukene bukomeye cyane. Rero kandi bakangira impuhwe ati katuma amakote, namfite ikote rinini cyane bayise kizibaho bahitana bikanza. Ngira amazina menshi. Buhanya bwinjiyemo nirebere cyane. None se Nzirorera kuki ryarinze kuba umukara ntumese? Nta gasabune wabonaga? Ryabaga ari ikote rimwe rifite. Uyu muntu afite ikote rimwe rero ntabwo wari mesa utese. Urarimesa no kurimesa ubwabyo umva ikote ry'umukara. Hari amakote atameswa. Hari ikote rimeswa akameneka shaka kuzuba, hari n'amakote atameswa akari uguhana gusa. Rero ngiye nkashira igikobisho nkagira gute nkwinirije none uko nshaho isabune ikayera gute rihinduka igenda ku umwero akwera ubuzima bugoye. Umuntu ambona kangira imbaza twese ko kwimwe kwa mukozi y'Imana ko koreka mu ipantaro umudamu yamwe ipantaro ebyiri z'abagore nge mpinduranye kuko ngiye kubwiza ahantu nambe ipantaro itise iracika icika imbere y'itiraniro. Mama abibonye agira akababa amubabaro aza arihuta afata agatenge akanereka wo gukenyine akazinga neza ngo Dawidi yaratambaga atakanshiraho kugira ngo yine bantu bose batareba ko yindi ipantaro acize, ariko iyo yabibonye ariko anatabibonye. Rero tugeze hano ati uze tugende mu rugo ndekora kubonera iki ipantaro. Ngiye zambe ipantaro z'abagore ebyiri. Izo pantaro z'abagore ebyiri rero nizo nisanze nzamba nkahinduranya ariko na ipantaro z'abagore. Nabwiza abantu bagaseka. Nkajya ngo gufashwa kumbe bara ukuntu ngewe ndimo ndigisha bakabona ipantaro y'abagore, abantu kuzi ipantaro z'abagore keshi zari ipantaro hano gutya ziba ziguhambiri ariko zagera hasi zikaba nyine kikakini cyane. Usanga ari sane ipantaro y'abagore sane yayo abari ari sane ntoshye.
abantu bagaseka bitewe nuko nyine ngo gufashwa batavata imvugo Imana y'amafuta ahubwo si ugufashwa ahubwo bo barakuntu iramepana ahubwo rero bakisekera bitewe n'ubuzima nuko imeze rero Imana avanye ahantu habi cyane habi navutse ko ikibazo nyine nabaye binakunda kwinjiramo bya unapo sinkunda kubyinjiramo cyane ariko hari impamvu tuba tubibwira abantu ari ubu navuga asanga bati ko se kucyo avuga ngewe navukiyemo unapo mama wanjye ashinzwe kwamaza unapo ari umujyanama w'ubuzima mu gihe cya kera kuko yarize mavate rero ngo afite amazi kujya abana babiri b'abahungu avuga ati reka none rero giye gute tuwe turekeye we ajya mu napo bamuteye abishinge babizi ko bishinge ari ikibazo nyine bikugira ingaruka wenda muri siwe nako imeze rero babiteye bije nakuze mfitije ikibazo. Ubwo wavukiye muri onapo mama wawe birumvikana yari muri onapo yarayirimo nyine agusamira muri onapo ariko kunsamiramo habaye ingaruka za onapo mvuka rero mfite iki kibazo mvuka amaguru yanjye mfite mbisebe mfite ikibazo musi ko nkura bigenda bibyimba n'urugero ngo kugenda birangize imyaka 4 nabona nzi kugenda 5 wapi naje kubura cette famille kuko nakunda mukuru wanjye nakunda kumpeka akameka kuko mama yase kuko imyaka 2 yabyaraga rero umva nyine afite imyaka 4 andi imyaka 2 mukuru wanjye kampeka amage ku mwana muto yarafite ubwo rero tugeze twongeye cette famille no baje ko bakuze igisasu mukuru wanjye uko yari muto yandushiye 6 ajugunya hasi abantu 3 ko abantu bakunda gutatana bakiruka nuko ngiye nabuze rero mukubura gucyo rero abantu nibo bagiye bameka bakangeze muri Kongo bageze hari igoma no bafashe banjugunya ku muhanda bati nundi kindi kibuga nundi ntacyo kizimarira nundi tumutwe ntacyo nundi yapfira mu maboko yacu banjugunya ngo rero no inzego za gisirikare baje kuntwara banyana mu kigo cy'imfu byari igoma none nabaye mawe imyaka 4 no abazungu nageze nsanga abazungu no bamvuye cya bintu nari mfite musi y'amaguru babimenagura bashyira imiti ndakira menya kugenda neza ngaruka mu Rwanda ngenda neza ndi muzima nubwo rero nakize amaguru menya kugenda mfite imyaka 8 kuvuga naho rero ni ikibazo navukanye nacyo naho umva ari igihe umuntu nge nabundi nako nge navutse nagize imyaka hafi gutyo 8 ngewe niteye inkonda kwitaye inkonda gutya umuntu kuvuga ngo umwana wizezenge ari debile muri make mandi magana debile no kuvuga ntazi kuvuga neza rero navuga ijambo nka Dodimanga cyita kudimanga sinzi no mucyumva kuvuga ijambo kataruka ukavuga ngo bavati wenda nzirorera nzirorera bikaba umwanya muremure nuko ngewe namenye kuvuga mfite imyaka nyirizina neza nanavuga ivuga ubutumwa abantu banzi nazi kuvuga banzi mbwiza nazi kuvuga ariko ko Imana ngiye ikize Imana y'ubuhanuzi ingira neza ingaruka ubundi bushake Imana y'ubuhanuzi nabandi ndimo ndahanura abantu yagute navuga neza ariko nava mu Imana y'ubuhanuzi nkavuga Dodimanga nuko ikaba umwana wanjye nzaba kuvuga uzavuga neza niyo nagize 18 unamye kuvuga nonda tobora mangwe ngo umwana wanjye uzavuga ku maradiyo winge no hino muri make wari ikiragi mbese nawe kudedemanga kwikiragi no kudedemanga yatandukanye nge naturaga ko nka Dodimanga nakunda kugira umushinye biteneye impamvu nakunda kugira umujinya bugufi kuko n'umuntu avuze ijambo agashaka kusubiramo naga ngira umushinya ntarakizwa ariko Yesu amagakiza yego urakoze ni gute wakiriye agakiza ngiye n'agakiza rero nkwikiye mukuru wanjye mukuru wanjye n'umuhanzi bamwita Rumuza Jean Claude ati bombogo ne dija korari akana umucuranzi ibyuma byose azi kubicuranga azi gucanga sembare amagitari sente byose ni ibintu yizi rero mukuru wanjye n'umuhanzi so indirimbo aza mu rugo ni ikintu nabaga ikinyanda umusore n'ubwo niwo ntushye kwera Imana arambwa ati ngiye ko gitani hano kwa DP Kinyinya kuri paruwasi ngwino tujyane ari kwa 6 ndamukurikira ngezeyo ariri namupingaga mbese ndabona muzima nako nemaga barokore umutumuro kwese namupingaga napiga abahanuzi pinga barokore vuga ati sinza burokore ngende mu Katolika mwe widini w'imbere nyine bana amashapure bavuga amasaza mbese bavuga amashapure bikomeye cyane ni Imana avanye ngezo rero mukuru wanjye no mahanze gutese ari indimbo yambe mu ya kabiri nabati n'umuhanzi mva umuzima nzaho umuhanzi ngewe
ariko biranganye umuntu umuvuga ubutumwa nyine nka n'umuhanuzi. Amen, amen. Byagenze mukuru wanjye ayinywe ndafashwa ava none abantu bashaka gukizwa nibazi ndapfukama ariko sinabyemera neza. Ndi naje gukizwa neza nyirizina hano mu Rugarama adepari hari. None naje gukunda kuderanja nkunda gutera amabuye ndi umuderanje ntakizwa. Ndi umunyarugomo ngatera amabuye y'amabati ngo kwavuga mu ndimi hango barahanura. Gusenga afata amabuye ngatawujeje y'ibati. None nkadiranda umuderanje rukomeye cyane ndumuntu nwa satani ngwanya barokore. None naje kwisanga nahise muri rwa rusengero. Ngewe nagiye ngiye gutereta. Haba twiganye primaire none bateka wa mugari wajya kukakanya kuteta mugane ngiye guteta ko ngiye mu rusengero nisangiza mu rusengero noneho barigisha umuntu arandondora ubundi ngiye mu marokore ngiye guteka kumva ngo ndeye kuba nahanura ngezo niba manura ubwo umwigisha nigishije amari y'Imana izabisha bakena kane Imana yahabaye abo buryo Imana habaye avuga kugera nabaye Kongo aravuga nge nisanga nikubise hasi nisanga nagize imbere y'Itaniro mfukamye nazama ibiganza tuzagakiza ndihana Imana imamaseza ngo uzankorera nuko wakiriye agakiza yego ndakizwa ariko ngo nkizwe byagoranye birumvikana nafite icyo kidini cyambase nanga kwigira umubatizo nge n'igihe umubatizo ukwezi kumwe kubera ko nafashe icyemezo namaramaje ndabatizwa bigena neza mu murokore mu Kristo nuko nakira gakiza. Nzirorera ufite ubuhamya birumvikana Yesu yakugiriye neza. Ububaye rero umwigisha w'ijambo ry'Imana uba n'umuhanuzi. Nubu iyo mpano yo guhanura cyayifite ya imucane na nungu maze imyaka 10 irenga 12 ndi umuhanuzi mvuga Imana yakubwiye cyane ngiye rwose byose Imana ivuganye nanjye ibinyujijemo irabisohoza. Ni Imana ibisoza ajya mu ngo ngewe ngo ndahanura oya ni Imana itunyuramo ikavugana urwoko bwayo. Rero nukuvuga ngo ngewe Imana yamvanye aho ariko ati ngo weme ko napenga abahanuzi. Reka noneho tugusengere utubwire gatoya ku cy'Imana yakubwiye ku ijambo ry'Imana n'umwuka kujeho akagira icyo akubwira nta kibazo Imana iguha umugisha. Dusengeye Nzirorera umushobozi agiye kuvuga ijambo ryawe n'ubutumwa wamuhaye ngo ageze ku batuye isi kandi babashe kuruhuka ku bwa Kristo Yesu amen. Rero kadusome ijambo muri Yobu 14:7 haravuze ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami itontome. Noneho Yobu 2:10 haravuze ngo Yobu agisabira abagenzi w'iteka yarakora mwnamura amukiza ibyago bye amuha iwanyu n'ibyafite kabiri nuko abavandimwe bose bamusangana bashikiwe bose n'abari bazanye nawe bamurira kandi bamuhumuriza ubwo ibyago iteka yaramuteje byose umuntu wese yamushumbusha igice cy'ifeza n'impeta y'izabo. Nuko Uwiteka ahera Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere agira intama 14,000 n'inka 6,000 n'amafizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000. Imana ishimwe cyane. Reka tuganire ngaho honyine harahagije kubw'ijambo ry'Imana. None ngo tuwanure mu ijambo ry'Imana. Abanza mutavange n'ijambo. Buriya amashava kwenda ashaka kwera kuyamanga muti uko ngwenu ngana fati nkakubite nuko muri ngewe nsuba abantu zakena agimaza suma amanga mutima y'umuntu akaba nice nkanga nkamenya amanga mutima yawe bikwice nk'abati wowe uko abagimenya wera tuke nko mu rusengero nk'urugero ndanga nk'urugero ukaba nko mu rusengero gusa nko mu rusengero wageramo uko bavuze ati Imana shaka umvuga imeka kuvugaho katari navuze Kasama zenda batiriki ariko ndashima kijambo ry'Imana. Haleluya. Nuba tutavangi. Mana shima. Shaba kutukuba kuvuga kunamurwa n'Imana. Niyo teme y'ijambo. Kunamurwa n'iki? N'Imana. Imana ifata umuntu wunamye. Imana ikamwunamura. Nkuko nyina ari imeze ngenzirorera. Jean Dodije. Naye narunamye. Minuka muzehe ndasaba ndunama. Umvugira ijambo nanga nugo buhamya. Nkuko nunamye. Nunamye nkasaza bitewe n'ubuzima bitewe n'inzara bitewe no gutotezwa ndunama minuka muze jato ngo erega cyari ibyiringiro
nawe igiti cyatemwa cyakongera gushibuka. Imana ishime cyane. Haracyari buri giti bavuga yobu yavuze nk'igiti, we yifashe yijyanye nk'igiti avuga ngo nubwo ngende igiti nubwo natemwe ariko hari igihe nzashibuka. Imana ishime cyane. Avuga ngo nubwo meze gutya nubwo natemwe ariko haracyari ibyiringiro. Haleluya. Naho igiti cyatemwa cyakongera gushibuka kandi ngo kikagira ibitonome, kikagira imbuto nziza. Imana ishime cyane. Ubundi igiti cyatemwe abantu bose bakigira ijambo. Icyambere igiti cyatemwe imvura yaguye umuntu igenda ikamujyaho akijya akakihanaguza igitsitsi cyacu akakihanaguza kuko cyatemwe nta jambo gifite. Ariko iyo kimaze gushibuka, Imana ishime cyane, iyo cyashibutse abantu bose kikazana amashami, abantu kiba gifite agaciro, abantu bacyugamamo igicucu. Imana ishime cyane. Kiba gifite ikiba cyagize ijambo. Ishavuga ikirere umuntu ashaka gutemwa mu buryo bugiye butandukanye. Umuntu ashaka gutemwa bakakwima ijambo kandi uri umuvuga butumwa, uyu ni umuhanuzi. Aho utari ukuntu wabaye n'ukuntu umeze n'imyambarire yawe bango yasi umukozi w'Imana, utari ukuntu watemwe. Mashati bakijwe n'ubukene akamara ubusa, aho watemwe aho ngo nugutemwa. Ushaka gutemwa ntugire ijambo muri famiye wawe watemwe. Aba ngo haracyari ibyiringiro ngo nta giti cyatemwa ngo cyakongera gushibuka. Haleluya. Kandi cyashibutse abantu bose bakifuza. Iyo cyashibutse kizana imbuto. Haleluya. Buri igiti iyo cyatemwe wese agisuzugura aba ngo wapi. Iyo umuntu yatemwe wese bamusuzugura. Ariko iyo umuntu amaze gushibuka, Imana ishimwe, iyo umuntu yashibutse aba ngo burya n'umukozi w'Imana. Makwita amazina nge niswe amazina 16 bitewe n'ukuntu natemwe, bitewe n'ubuzima naciye nawe nshaka kubyinjiramo. Ariko iyo Imana yamaze kuguhisha, Imana ishimwe, iyo Imana yakugotse ubundi bushasha yaguhinduye amateka, umuntu wese aba ngo burya ni Imana. Hacyari ibyiringiro. Shavuga iki gikomeye kuri cano tuvuga ijambo ry'Imana. Vuga umuntu wese uteze amatwi. Haleluya. Haracyari iki ibyiringiro. Ubuzima bwose uhagazemo Imana yabuhindura. Amateka ufite niwe yaba ari mabi, ukizwe neza ukegera Imana neza, hacyari ibyiringiro yuko nawe washibuka ibintu bikagenda neza. Arige munaba muzi agasaza ngo uyu ni mukecuru, ariko iyo igiti cyatemwe kwita mukecuru, ariko iyo igiti cyatemwe kwita ngo muzeyi. Ariko amateka ahindutse, haleluya, ubukwe bukemera, abantu bose bakabuta. Muri banda nabonye ubukwe nta mutabuta, abantu bose batabukwe. N'abana bagusuzuguye n'abagupinze, ariko wambaye irakanzu y'umweru, umusore akambara ikote agashyiraho karuvati, uriya munsi ufite ijambo, ufite ba bodyguard, kuko cya giti kiba cyashibutse. Imana ishimwe. Ijambo tubwiye natwe ngo Yobu agisabira, iyo ni Yobu ndavuga rero nuko nishatse kwishamo nanjye. Ariko Yobu yabayeho natwe turiho, Yobu ntakiriho. Niko turi umunsi wo kuvuga iki ubutumwa ubuhamya, tukavuga iby'Imana yakoze. Yobu ngakimara gusabira bagenzi be imbabazi. Haleluya. Ndashaka ngo niba nakomeretse anatse bagukomekeje ariko babarira. Ntago baribo. Wihore babari ngo ndabari. Iyo abakima gusabira bagenzi be ngo Uwiteka ahera ko aramwunamura. Imana ishimwe. Ngo yarunamye yo. Ng'Imana iramwunamura, ngimuye ibihwanye imukubira kangahe kabiri kose. Imana ishimwe. Ijambo atubwira ngo Yobu ngakima gusaba bagenzi be Uwiteka ngahera ko aramwunamura. Imana ishimwe cyane. Ngaramukubira. Imana ishimwe. Imana ikubira umuntu wayo. Ndebe ubuzima n'abaye bw'inzara muzo kwambara ubusa, uyu munsi sigaye nambara neza, sigaye njyanisha bikemo ntago ibyabagaho, ntago ubundi byabagaho kera naga nambaye bikote ibintu bankuburiye, ubunaga w'inkweto washamba inkweto ugatsirajyamo imyenda no kandi washimye no nigukwire neza ikarobuka ikatabuka kubera iki? Kubera ubuzima. Ariko uyu munsi Imana akunamuye igwa ijambo. Ndashima kandi sinagiye muri ijambo, uyu munsi Imana hama ijambo ari mu nsengero, ako hari icyo Imana bishaka.
ari shima shawe ngo uce mu ubwo buzima nutanga ubuhamya muzubakaba nubaka Imana inamura bamwe bazabyumve niyo kuko mbwe nashaje nkundama mfite 25 bakubaka ngo mfite 75 ahisho ngo uyu musaza bakaca nk'umusaza duhugure duhimuguro kubera Imana ariko uyu munsi ngeze ahantu ngo ni wowe wari muzehe ni wowe wa musaza wawe warunamye niwe Imana yunamuye haleluya Imana ishimwe yo Imana yamwunamura aragira ngo biremera ngo Imana imusira mushumbusha Imana ishimwe ngo imuhango guhitenga ahira yo ubwanyu mbere ubwanyu kuto ubwambere Imana ishimwe hari igihe ubwambo cyo muze mu bugoyi acyo utamerwe yambere na kabiri Imana ishimwe cyane ndashaka ko nawe uteze mu twishigana ubuhanuzi ndimo ndamara kano kanya nkubwira ngo Imana ije ukunamura haleluya kabiri hari amerwe Imana iguhaye Imana igiye guhirwa cyuta guhirwa amina guhirwa ubundi iyo umuntu yahiriwe agira ijambo aratambuka bikemera agenda yemye bikemera iyo umuntu yahiriwe haleluya hari Imana igiye guhirwa ni Imana ibahire ufite umusaba Imana iguhira umushomeri Imana iguhiriye mu kazi ufite ibibazo bitandukanye Imana iguhira urarwaye Imana iguhira ukire Imana ishimwe haleluya Imana ihabwe icyo guhirwa n'iki ni Imana hari abantu Imana igiye guhira muri uyu mwaka utandi warangiye amina Imana turi ku 14 sikwa 10 harimo abantu sema muri 13 isi umwaka urangire hari Imana igiye guhinda amateka abantu Imana igiye kunamura Yesu ashimwe umwaka wesoze hari ibintu Imana ikoze ku buzima bwa ndetse n'umwaka cyo kwiza mu shashi bya kabiri tujye kwinjiramo hari amateka Imana igiye guhindura reka mbabwire haleluya uriya mwaka arimo abantu Imana igiye gutaba hari abantu bagiye guhindurwa amateka bitemuze bahagaze akuriya mwaka arimo bagiye gutoga muri iyi minsi Yuwe bibiri bisigaye desomene bisigaye bagiye guhindura amateka bagiye gutabagwa n'Imana muri Isa y'Imana yageze barakize naga Imana ava ngo bavete ura muntu Imana ive ngo ndagutabaye Imana yagutabara uko naga Imana ibeshya uriya mwaka rero Imana ishime cyane dufite amakuru fata amakuru ijuru yuko ari abantu barizira Imana bubashima bakoreye Imana ishime cyane bagiye guhindurwa amateka muri uriya mwaka ariko nane basuzuguye Imana nabo bagiye kwinjira mu ishuri ariko abantu bumviye Imana basenze Imana neza bagiye kwimagaza Imana rero nayo mabwire mbabwira ngo imaje kunamura abantu bayo bango kunamurwa na Kristo amen nkuko naye nunamye ikanya nkana runamutse ngasigaye ngena neza kandi yakunamuye mu buryo bwombi bwose cyane rwose pe ari mu buzima Imana namuye ndabaye mu buzima basura mu nzu no mu mwuka mumeze neza ari yubaza hanura komari babaga Imana irataba ariko ubundi tabara gute we yago yena ndaguye guhanura bavuga ngo ubundi kuvuga Imana taba we banshika guhira Imana taba inkweto yacitse Imana gutamba inkweto yatobotse kubwanga Imana tabiragoye rero inkweto yatobotse uvango wamvura ngo ntugwe kubaza mu kwezi kwa 4 ivuye bakobwa n'itegeko bango mwami Yesu imvura ntigwe kandi abamasenga abahinzi babanga Imana ivurikwe nkavango mama kwitera umuzibona imagana n'inkweto nambaraga iratutse mu gucamo hasi bitewe n'ubwo buzima nkavango imvura ntigwe kugira ngo ningenda icyoro kitsinjiramo n'amazi akinjiramo kagwa n'isoni ariko umunsi ndabara mfite inkweto ndahindura heza shime cyane umunsi rakambara inkweto ejo nkahindura ntambara indi ntabwo imvango imviragwa mutsenye imvura nigwe cyangwa irorere uko hari amateka Imana nende ku buzima bwawe shavuga iki rero n'ahantu habi Imana tava n'umuntu n'ahantu heza Imana tageze umuntu kubaha Imana kanze masengera Imana nibishoka tuzagaruka nka dutanga ubuhamya nzana amakote n'amagaci nzana amafoto n'umusaza byose nzaza ntago ubuhamya babukuna Imana tabana kadusenga Imana rero mvuga ngo ufite aracyari ibyiringiro nugo urwaye nugo ufite ibibazo imitima iki byose mwijwe hari Imana ikiza ngeronye Imana kuko nge navuga mfite ikibazo ubu nsengera abantu bose ndavuga ngo mva wowe ufite ikibazo ndiye musenge ngo mpagaze mu twana bwiyambagukije nkagenda mfite abana babiri bose bagenze baraheze hasi basenge bati mva Mana uyu abantu banda nkuko nanjye wafashe ukangira neza nkundamuka amugwanje ngice kibazo ukama kugenda n'umwana nagenda mu izina ya Yesu nkasikanda kagenda
ahantu tumugambaza mu majyaruguru n'isa batega amatwi hari umuntu waje yifa amatwi mu iteraniro nawe mvuye ikigenge kwigishayo ako ni mu ishuri ry'Imana ako ufite umwuka w'Imana muri njye Imana ishime cyane ndavuga ngo iteraniro umuntu ikifa amatwi nazanga agiye kumva bavatire kare ntabwo yakumva ndwate mfata ibiganza mbirambikaho gucya ku matwi iwe ndasenga imuti ibiri wa mwana wa mugabo yari umugabo ufite umudamu atayumva amatwi tazibuka atera rero yari mugatolika batabashizwa ko nibaga zima ngiye maga mu kwizera Bwana Imana yankuye ngakurana Imana mvanye ubundi ngasengera iki abantu nakaye ukanya rero shinya Imana yamvanye na Imana ngirije ngiye gusengera abantu bayo kandi wizeye ko hari utabaza Imana igiye kubona ku buzima bwawe amen Imana ishimwe kadusenga Imana data wa twese mu ijuru Imana ifite imbaraga no kwizerwa Imana y'amahoro Imana urubasha haleluya turagushimiye turaguhimbasha kuko uri Imana no kwizerwa twarakubonye ugira neza haracyari ibyiringiro haleluya nayo cyatemwa cyakuye gushibuka Mana data wa twese rero abana teze amatwi icano amina mateze amatwi ijambo n'ubuhanuzi Mana n'ubuhamya nyema kano kanya data umwese ufite kwizera abone utabazi bw'Imana uzatiga amatwi kino kiganiro haleluya topini star azabona imbaraga z'Imana haleluya abantu bazabohoke abantu bazakire abantu bazahindurwa amateka iki kiganiro Mana data wa twese abantu bari kwa muganga bizeye ko Imana ikiza bizeye ko Imana ikora karo kanya bavaho ngo baryamye baye bazima mutwara duhaye mushoza duhaye rakoze mwami Yesu abantu bahinda amateka reko bahire mwami ubahire reka abantu bahirwe muri uyu mwaka turimo mwami tugiye kusoza ariko utari warangira reka abantu bahirwe mwabye kuzinja mu 2022 reka abantu bazahirwe cyane bazana imbaraga z'Imana bazabone kwa kwima rakoze mwami Yesu tushime kuri Imana uje gukora cyane mwami uje gukiza abantu uje kuhora abantu abantu bagiye kujya mu kazi haleluya ukuri Imana kwizerwa tushime kuri Imana tushime kuri umwami wowe nusuganze rero tushime kugira neza rakoze Yesu amen Yesu abamugesha nakoze cyane kubwa message ikomeye Imana ikunyujijemo ubundi ubu n'ubuhanuzi butavangiye Imana irunamura Imana irunamura hari ukuntu wigeze kuvuga ku bintu Imana yagukoreye none se nk'abantu bajya muri Onapo wabagira nama ki ya rero singunda kwigisha ko ibyo bintu bya Onapo nuko gusabye ibyambayeho Mwese nkunda kuba nabyinjiramo ngo ngiye gusobanura bitewe n'impamvu ni inzira naciyemo kugira ngo ngiyewe njye ubwanjye uyu munsi yo ntanaciyemo ntago mafite ubuhamya ntago mba nawe iki cyo cy'amaguru yanjye ngagiye ikibazo nangwe ku Imana yagize gute yamaye kugenda muzi mavuga senamba ko umuvugana mbana ngo ubuhamye ku ndayimeze nk'ikiragi ariko musiga mavuga rero shavuga ikintu kimwe rero wese afite ahantu anyura Imana imunyuza ariko ntago ari nziza mwani magambo si nziza ntago navuga ngo ni nziza ko nta yindi ukuntu ari nabaye nameze kuri ntago nabyishime ndambwiye na madame ngo ntuzaye mbona po Imana izadutunga ngiye kwita cyanjye ariko ni kwita cyanjye ntago mvuza abandi simvuza abandi bantu wese nuko banye n'Imana niwe Imana ikwemera kujyamo igemo ariko ngiye nzi kwita cyanjye ntago ngemera murakoze turagushimiye reka dusoze tubashimira mwese abadukurikiye mwakurikiranye ijambo ry'Imana Nzirorera afite ahantu hakomeye Imana yamukuye ndetse ahubwo avuzeho gake azagaruka noneho rero muze kuduha comment ku bintu byabafashije hariya hasi mukore na subscribe na share na like muraba mukoze kandi iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri Imana ibaho umugisha amen Aramuhura TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza umusemburo w'agakiza Aramuhura TV